arambwira ngo buriya ngo agiye ku kazi uwo mudamu baranamumenye baramumenye asanzwe aza kumufata nibwo ese ibyo bintu bikora biti nibwo bambwiraga yuko abapfubuzi bahembwa icyo kintu nacyumva ariko yego kandi uzi n'ikindi nubwo bavugaga ku bagabo aho uwo yari umusore yari umusore ubwo rero nibwo namenye yuko abapfubuzi ngo bahembwa aho rero uzasanga uwo mugore abwira umugabo ati ndananiwe umugabo nawe akajya kureba uko agira ate yiyaranje na cyane yuko ntabwo yuzuza inshingano neza z'urugo zo mu buriri z'abashakanye amabanga y'abashakanye ntabwo ayuzuza neza iyo atayuzuza neza rero umugabo ajya kwiyaranje ubwo umugore afite uko ajya kwiyaranje bikaba byanaviramo urumva umugore niba abonye abamwuzuriza ibyo ashaka amarangamutima ye akayahaza biraza gutuma atita no ku mugabo ngo buzize wa mugani w'abarundi ngo barangure amabanga y'abashakanye ibyo bitume ejo bundi umugabo nawe agira ate yiyaranje ku mugabo nawe wavumbuye ibanga ry'uko birimo agafaranga akaba ari umutekinisiye kabuhariwe ashobora gutekinika henshi akibagirwa umugore we ejo umugore numvise hari n'uvuga ariko nevode ni honorable wabivuze atari ko se ubundi wa mugore we niba ubibona watangiye kubibona ubundi utegetswe kugumana n'uwo muntu niki cyatuma utagira gute utamureka hakiri kare ibyo ngewe ntabwo ariko mbishyigikiye ariko nanone abantu bakwiye gutekereza kabiri mbere yo gufata umwanzuro cyangwa ko byanga bikunda haboneka uruhande babogamiraho kandi abahuza ntago baba bagomba kugira uruhande babogamiraho icyo rero nacyo ni cyiza cyane u Rwanda burya u Rwanda ahantu ndukundira ni mutaripfana nshanda kubwiza ukuri barakubwira toya ibyo si byo ati ntago ntabwo ari byo ntabwo ari uko tubibona cyangwa si byo cyangwa ntitubikora yego mbese ubona ko bagerageza kugaragaza ibintu uko bacyumva kandi kikaba kinumvikana turizera ko rero ari abayobozi bafatanyije kuyobora kuboko nk'umuyobozi umwe mu Burundi yavuze ati ntabwo perezida ayobora kubwe ayobora ku bufatanye n'abandi bayobozi bafatanije ubwo rero kubera ko Evariste Ndayishimiye atari we uri mu biro n'abarundi muri biriya biro by'uyu muryango turizera ko bazaba bafatanyije batatumatana mu gihe abandi ariko bamukekaga kandi icyo u Rwanda rwavugaga gifite ishingiro yuko abagiye muri iyo ntambara batagira uruhare mu buhuza ahubwo bafatanya guhuzwa icyo cyo nicyo rwose ubwo rero yes ibihe byiza nanone kambasuhuze kandi mbahe n'ikaze nshuti bakunzi bacu mudukunda mudahwema kubana natwe mu nkuru n'ibiganiro tubategurira umunsi ku munsi aho tuba tugaruka ku ngingo nyinshi zitandukanye ziba zigezweho mu makuru atandukanye ayavugwa mu Rwanda ayavugwa mu karere k'ibiyaga bigari ayavugwa ku isi yose muri rusange tuyagarukaho iyi ni Maji official mwibuke gukanda kuri subscribe akazogera comment like and share kugira ngo tujye turushaho kubana mu nkuru n'ibiganiro bya buri munsi nk'uko nabivugaga njyewe ndi GB uwo mubona kuri kamera ni Tite Kamanzi Tite karame umeze neza yego ubutaha ntago nzongera kukubaza kuko hari igihe mba mbibona kumeze neza ubusaka kandi ko nahindutse urakuzi wahindutse uterera usanze kuvuga byanze se niyo mpamvu nagira ngo nkosore nk'umusaza yego buriya ubu unsuzumye ukumva ko utagira ngo ntaza kugutenguha ukavuga ati okay ijwi rirasohoka yego nagira ngo numve kubinyemerera koko ngo ariko nyine ngo irya mukuru hajya ngo ribigenza gute aya ariko se wowe kukivumbayo wengewe utegetswe kumvugisha hajya ni amaki ni amaki umuntu aba avumba ni amasaka amarwa kameramani ngo ni amasaka amarwa amasaka se barayavumba kuki uvumbayo wengewe ntukavumbayo wengewe icara unywe amarwa arahari yego n'ayawe n'ayanjye reka nyasogongere rero wabikoze ubuse ndicara nywe ndategereza turasangira ako niko nashakaga buriya abanyarwanda bazi kuganira ubugira ngo wumve ko ngusubiza nkwigezayo umwana baramubwiye bati kubita uwo wanga ahindukira n'uwo basangira
amucapa urushyi. none bagira ngo uvuge ngo ndabanza nkwe ngo hanyuma nawe nguhe oya turasangira mu cy'imihanda avuga ngo dutambaze. usome ariko ntidusomana ngo dutambaze turasomaho twese. yego abadukurikira ni ingeri nyinshi, abakuze, abasaza, abakecuru, urubyiruko. niyo mpamvu imvugo zose turazikoresha, ariko izabujijwe ntago ari ngombwa ko tuba twarize. nko gutwika twabyigije hirya za rutwitsi. rutwitsi yaragiye abwirwa benshi akumva beneyo, kandi ntandurirwana n'ingoma. naki ntandurirwana n'ingoma bakumve cyane cyane ingoma nziza. yego hari uwambwiye ngo wabagama ku butegetsi cyane ngo kuri leta cyane, nose cyane yegame imahanga mere nka babandi se nyine. none se ntacyo nenga umubyeyi, ntacyo nenga igihugu, negame hese bigende bite? niyo nkingi twegamiye. sinumva se ngo ni ingobyi duhetse. harya buriya so yaba mubi wamwanga bingana iki? ubwo yaba mubi wamwanga se ugaca n'isano mufitanye. ibyo bisa byakunda, ahubwo nagerageza uko mbikosora dufatanyije. yego ndabona dutangiye ikiganiro n'ikirere gishaka guhinduka. ahubwo tunyarutse da, reka tunyarutse. ngiri imvura iturutse hakurya za Remera na Kanombe, dore ngiyo igeze mu mujyi. natwe yadusanga Nyamirambo. twinjire rero. ubuse ndayahera ko nabonye ari menshi, ariko ari nakaryoshye. nkanya guterurire hajya tugiye gukoresha umuvuduko. tugiye guhera mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, ariko mbabarire ntiwibagirwe ubupfubuzi. nyine ni ubupfubuzi tugiye kuvugaho. niho tugiye guhera, hanyuma twikubite muri African Union. yego nituva muri African Union dusoreze ku madini. urugero rwiza rufatika rwabonetse, idini rya ADPR mu Rwanda. yego bakoze amavugurura meza cyane, naho turi butinde ni naho nkaho ariho hagize hari aho ruzingiye. hano mu nteko rurahazingiye. ariko rehinga nkwereke katubanze muri African Union, twikubite mu nteko, noneho tumanukanire muri ADPR. twagiye kwa Neva rero, cyangwa mbwira hitamo duhere dusoreze, hitamo aho gusoreza. ntasoreje kuri ADPR ntago naba ndi kubyumva neza, ahubwo mbaza ngo duhereye. niwe nkubajije. yego Neva nari nkubajije aho dusoreza. urifuza ko dusoreza mu nteko cyangwa muri ADPR? nakuye ngo nasoreje muri ADPR. dusoreze muri ADPR. yego none ko tubanze muri African Union. reka duhere muri AU. muri AU hari amakuru y'uburyo bubiri. amakuru ya mbere nuko tubikesha ikinyamakuru Igihe, nuko ku itariki 14 na 15 Gashyantare cyangwa ukwezi kwa kabiri 2026 habereye inama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ya 39. hahurira abakuru b'ibihugu, ari naho umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yaherewe inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri manda y'umwaka umwe, nk'uko amategeko abigenga ari mu ihererekanya ry'ubuyobozi ku mwanya w'ubuyobozi muri uwo muryango. uwo muryango rero yarawusimbuyeho perezida wa Angola nyakubahwa Joao Lorenzo, hanyuma inkona yihereza Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. amakuru rero amwe yari koroje, naho yavuze yuko azakemura ikibazo cya M23, ari naho u Rwanda rwamubwiye ngo ntabwo twemera ko ibihugu byijanditse muri iriya ntambara byagira uruhare mu buhuza. ngaho re birajyayo, biragenda gute? mbere y'uko izi nama iba, hari amakuru yari amaze iminsi acaracara avuga yuko African Union ikemanga ku bushobozi bwa Evariste Ndayishimiye. ariko kuba bamuhaye izo nshingano, navuga ngo ni demokarasi. yego kandi ntacyo yabaye. yego rero nta muyobozi, niba umuyobozi ayoboye igihugu kandi amategeko akaba bimwemerera, ibyo kuvuga ko adashoboye babibonera mu byo azakora kuruta ibyo bamukekera. yego rero turashimira nyakubahwa Evariste Ndayishimiye ko yemeye izo nshingano, kandi turashimira n'abamubonyemo icyo cyizere bakamuha ubwo buyobozi. ariko turashimira cyane cyane abaturage b'ibyo bihugu, ntabwo batora umuyobozi utemerwa n'abaturage be ndetse no mu karere, twirengagije amakimbirane abayobozi cyangwa ibihugu bimwe bifitanye. yego ariko tugiye kuri ayo makimbirane ku rundi ruhande, ibyo u Rwanda rwagaragaje ruti
ntabwo twemera ko abijanditse muri iriya ntambara bagira uruhare mu buhuza. Icyo cyo nicyo, kubera ko byanga bikunda haboneka uruhande babogamiraho, kandi abahuza ntabwo baba bagomba kugira uruhande babogamiraho. Icyo rero nacyo ni cyiza cyane. U Rwanda, burya u Rwanda ahantu ndukundira ni mutaripfana. Nshanda kubwiza ukuri, barakubwira toya ibyo si byo, ntabwo ari byo, ntabwo ari uko tubibona, cyangwa si byo, cyangwa ntitubikora. Mbese ubona ko bagerageza kugaragaza ikintu uko bacyumva, kandi kikaba kinumvikana. Turizera ko rero ari abayobozi bafatanyije kuyobora, kuboko nk'umuyobozi umwe mu Burundi yavuze ati ntabwo perezida ayobora kubwe, ayobora ku bufatanye n'abandi bayobozi bafatanije. Ubwo rero kubera ko Evariste Ndayishimiye atari we uri mu biro n'abarundi muri biriya biro by'umuryango, turizera ko bazaba bafatanyije batatumatana mu gihe abandi ariko bamukekaga. Kandi icyo u Rwanda rwavugaga gifite ishingiro yuko abagiye muri iyo ntambara batagira uruhare mu buhuza, ahubwo bafatanya guhuzwa. Icyo cyo nicyo rwose. Ubwo rero ku ruhande rwanjye ndemeranywa n'ibyo u Rwanda rwavuze, hemeranywa n'icyo East African Union yakoze cyo guha inkoni y'ubushumba y'ubuyobozi Evariste Ndayishimiye, kumubonamo icyo cyizere, ubwo bushobozi, kandi akaba nawe yabyemeye, akabihamisha kwakira ibirango n'ibindi byangombwa, ndetse akanatanga imbwirwaruhame ye yakira, yemera izo nshingano, kandi inatangiza gahunda y'imiyoborere ye muri iyi manda y'umwaka agiye kumara. Ariko njye nkaba nizera yuko yaba ari ku buyobozi bwa Ndayishimiye nk'umuyobozi ufashe intera mu miyoborere, ko azabona abajyanama benshi atashoboraga kubona, n'abahuza, ndetse ko noneho urwego rw'imyumvire mu gukemura amakimbirane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri iriya ntambara, ko bazakurayo n'ingabo zabo, kuko nazo zigira uruhare muri iyo mirwano. Aho rero turizera yuko uko byagenda kose amahoro agiye kuboneka, kubera ubufatanye bw'abayobozi benshi bafatanyije, kandi bose bahuriye ku gushakira amahoro aka karere k'ibiyaga bigari muri rusange, ndetse by'umwihariko n'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko iyo ntambara idakwiriye Kongo yose. Ibyo kandi bigafatanywa n'ubuhuza busanzweho bwa Katari, ndetse na Leta Zunze za Amerika. Nubwo harimo akaboko karekare kabamatse ibihugu ko nk'ubu nk'Ababiligi bateyemo, biravugwa yuko nk'impapuro mpamo cyangwa se impapuro z'umwimerere z'ibyangombwa byo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro z'ibirombe, Ababiligi rero bazibitse Kisekedi bakaba barazimwimye. Ibyo nabyo ni ibindi wenda tuzagarukaho ikindi gihe nibishoboka, ariko biracyarimo ikibazo. Ariko ku bufatanye bwa East African Union, ku buyobozi bwa Ndayishimiye, n'ingabo ze ziri hariya, kandi wibuka ko bafatanye na FDLR na Wazalendo n'indi mitwe yitwaje intwaro, tudasize n'Abatanzania ye. Sorry. Ubwo rero turizera yuko byanga bikunda hari ikigiye guhinduka, kubera ko imyumvire buriya igiye kuzamuka, kubera abajyanama benshi n'umwanya azaba arimo, aho noneho bazamushyikira bakamubwira, noneho nawe n'umwanya w'ubuyobozi arimo, nawe ubwawo mbona ko wagira icyo umufasha mu guhindura imyumvire. Yenda ikintu nabaza kuri Ndayishimiye, ni ikibazo kimwe nge mfite kwibaza, bitewe n'umubano w'u Burundi n'u Rwanda, umubano w'u Burundi n'u Rwanda na Kongo, ese ibi ntabwo bishobora kuba byatunguranye kuba Ndayishimiye agiye kuyobora AU? Oya, biba byarateguwe kubera ko bakurikiza alphabet. Ubwo urumva bavuye kuri A, Angola, bakurikijeho B, Burundi, ubwo n'ibindi bihugu bya B bizagenda bikurikiraho. Ntabwo rero biba byatunguranye, kandi aba yariteguye, na cyane yuko agifite manda ku buyobozi bwe, n'iyi ngiyi rero azayisoza neza, igihe aracyagifite. Hanyuma ntabwo byamutungura, ahubwo icyatungurana ni kimwe, ni ukuntu azitwara, nicyo kigiye kuntungura nanjye. Azitwara mu kibazo cy'umutekano wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'amakimbirane bafitanye n'u Rwanda n'u Burundi. Muri make navuga ngo ari Kongo, u Rwanda, Uganda, u Rwanda n'u Burundi
ni ibihugu bibiri bifitanye ibibazo, hanyuma u Rwanda rwo rukagirana ikibazo nanone na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rufitanye ikibazo n'ibihugu bibiri, mu gihe u Burundi bwo bufitanye ikibazo n'u Rwanda gusa, ariko u Burundi na Kongo bugafatanya kugirana ikibazo, baranifatanyije, baranabivuze ko bagiye kwifatanya. Ikizantungura rero ngewe ni imyitwarire n'umusaruro bizatanga, nicyo kintu kizantungura, ariko nzatungurwa nuko uzaba ari mwiza kandi bizaba bishimishije. Niyo byantungura byaba bishimishije kandi nacyo kigamijwe. Twitege iki rero kuri iyi mpanda? Ndayishimiye wowe uko umuzi nuko umubona, twitege iki? Nta birenze, ariko nanone ntawe ugayira itararenga, ntawe uvumira itararenga. Ntabwo namurebera mu ndorerwamo ntibonamo, sindi bumwibonemo, ariko nanone ntabwo ndi buvuge yuko munenga, ahubwo nanjye ntegereje, ariko njye mfite icyizere. Mfite icyizere nshingiye kuri abo bayobozi bose bayoborana, ndetse n'umwanya yagiye kwicaramo ko bizagira icyo bihinduraho, kandi kirahari nk'ubu byatangiye kugaragara ko niba nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbere y'uko iyo nama iba yari yagaragaje yuko yemeye agahenge n'ubwo aka politike katajya kabura, akangobeka ka politike, ariko kuba babitangaje ubwabyo ni intangiriro y'uko hari ikishobora guhinduka. kandi hari nk'abantu uhamagara nk'abantu bariyo tuziranye, akubwira ati usibye ahantu hamwe wenda hatari hanini nk'ahari mu Minembwe indege za leta zirasa abasivili, ariko ahandi imirwano isa nkaho imaze iminsi icecetse, nubwo katajya kabura, ariko bajya gutya ngo bakabendereza bakaza gutera za Sarambwe mu birindiro, nuko bakesurana, ariko tutabikabirije intambara isa nkaho ngo igenda gake, ndetse hari naho baherutse kuva mu birindiro byabo hariya muri Barikare, basubira inyuma mu birometero birengaho 10 na bingahera nkaho. Urumva rero ko ari ntambwe igaragaza kubahiriza ako gahenge. Urumva rero mpinduka, ndetse n'umuyobozi wa MONUSCO wungirije aherutse i Goma, ndetse nabonye n'indege y'ubutabazi ya mbere yamaze kugera i Goma. Urumva ko ibintu birimo kugenda bisubira mu buryo. Ubwo rero n'umuyobozi wari ufitemo uruhare, kandi asabwa yuko agomba gutanga, nawe agomba kubahiriza, kuko bamusabye ko nakura ingabo muri Kongo. Dutekereza ko byanga bikunda amahoro aza kugira impinduka muri aka karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane muri kara gace ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego, wenda ikibanze twagarukagaho nuko uwitwa Evariste Ndayishimiye yamaze gutorerwa cyangwa se yagizwe umuyobozi wa AU. Ayo ni amakuru kandi baba bagomba kumenya, naho ibindi byo biba ari ukuganira kugira ngo tumenye ngo biteye andi makuru nari nciyeho wenda nuko hari amakuru avuga yuko kuva M23 yava Uvira hari ibiganiro byabaye hagati y'u Rwanda n'u Burundi, inzego zishinzwe ubutasi bigera ku nshuro nk'ebyiri, ariko bitatanze umusaruro. Ariko buriya nta gupfa kugenda, buriya hari icyo bizatanga amaherezo, bipfa kuba byabaye. Twakomeza, yamvura yacu ishobora kudufatira hano. Yego, turagushura. Tugaruke mu nteko ishinga amategeko, nimba nibeshye inteko ishinga amategeko y'u Rwanda baraganira, ariko ikintu kijyanye n'isenyuka ry'ingo bashingiye wenda turaza kubagezaho mu makuru ari imbere, tuzabagezaho mu buryo burambuye, ariko amakuru ya caracaye yagaragaye nuko hari ijambo ryakoreshejwemo navuga rya sekeje benshi, ryumvikanye ukundi, ngira ngo ijambo abapfubuzi kabisa. Abapfubuzi babaye abapfubuzi mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Kimwe mu bintu basesengura bigaragaza isenyuka ry'ingo kenshi ni ubupfubuzi. Aho abagabo bamwe bigize abapfubuzi, ndibuka hari wavuze yuko bicuruza, ngira ngo ni nyakubahwa senateri Evode Uwizeyimana. Ati se niba usanga mugenzi wawe yasinziriye utashye utinze, ko yatashye ananiwe, ukaryama nawe akaza kubyuka agenda kuko nawe waryamye unaniwe, hanyuma ikizakurikiraho ni iki? Ibyo nabyo ni ibigomba kurebwaho. Ngira ngo twagarukira imvura itadutsinda hano, turaza gukomeza. Reba twiyaganire.
Yes Tite, ibintu bijyanye no mu nteko ishinga amategeko aho imvura yari itufatiye twari dukomerejeho rero bakomeje ku kibazo cy'umuryango n'ibiri gusenya ingo buri munsi. ni ingero zatangwaga kandi zumvikana. Icyari koroje cyane ni ibintu bijyanye n'ubupfubuzi, ni nabyo wari ukomereje. Ijambo ubupfubuzi ntabwo ari ubwa mbere turyumvise, ariko mu by'ukuri ni n'ubwa mbere ryumvikanye yuko rishobora kuba rifite uruhare mu gusenya umuryango nyarwanda, abashakanye. Yego. Iki kintu se ubundi kirashoboka uko ubyumva? Twibaza icyo. Urumva niba koko umuntu yarafashe umwuga se bura ntago ari umwuga, ingeso yo gupfubura akibagirwa urugo rwe, tutaza kubyitiranya n'abantu bajya gukora kure. Abantu bagiye gukora kure, ikibazo ni ukwibagirwa, kwibagirwa inshingano z'umuryango, inshingano k'uwo mwashakanye. Ibyo nabyo bishobora gukurura iki? Isenyuka ry'umuryango gahoro gahoro. Ariko ijambo twitsaho cyane banatinzeho byanasekeje ariko biteye ikibazo, ni gute, ni kuva ryari abantu bubatse babaye abapfubuzi? Aha ngaha niho hari ikibazo. Ni ukuvuga ngo ababikora kandi bafite abo bashakanye babasize, abo bantu bakoreramo amafaranga. Ari nabyo nyakubahwa Honorable Evode Uwizeyimana yavuze yuko bicuruza. Nyamara ijambo kwicuruza turimenyereye ku bantu b'igitsina gore. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko biriya ni ukutareba igihe tugezemo. Igihe tugezemo nanjye ubwanjye ndibuka umunsi umwe mu myaka yashize, nari mpagaze hariya mu mujyi kwa Rubangura. Twe duhagaze turi abantu nka batatu. Iruhande rwacu hari hahagaze umuhungu, haparika imodoka itwawe n'umudamu. Umudamu rwose ubona ukitse umusirimu kandi imodoka nziza yindi bita ngo ni V8. Imodoka iraparika, umuhungu ava nk'ariya tubona yirashe mu modoka. Ngiye kumva numva nagize amatsiko, ndabibaza, njya kubimenya narabibajije. Numva abahungu barasa nkaho babizi. Ngiye kumva numva ngo baramujyanye. Uzi cyabaye? Kiye nagize ngo baramufashe. Ntize ko ari we winjijemo. Baraseka. Ngagiye ku kazi. Kahe umwe muri bo niwe wambwiye ngo ceceka ariko ngo nubu wasanga muhagararanye. Narumiwe. Ni ibintu bizwi. Arambwira ngo buriya ngo agiye ku kazi. Uwo mudamu baranamumenye. Baramumenye asanzwe aza kumufata nibwo ese ibyo bintu bikora biti. Nibwo bambwiraga yuko abapfubuzi bahembwa. Cyo kintu nacyumva ariko. Kandi uzo n'ikindi nubwo bavugaga ku bagabo, aho uwo yari umusore. Yari umusore. Ubwo rero nibwo namenye yuko abapfubuzi ngo bahembwa. Aho rero uzasanga uwo mugore abwira umugabo ati ndananiwe. Umugabo nawe akajya kure uko agira ate yiyaranja, na cyane yuko ntabwo yuzuza inshingano neza z'urugo, zo mu buriri z'abashakanye, amabanga y'abashakanye ntabwo yuzuza neza. Iyo atayuzuza neza rero umugabo ajya kwiyaranja, ubwo umugore afite uko ajya kwiyaranja, bikaba byanaviramo. Urumva umugore niba abonye abamwuzuriza ibyo ashaka, amarangamutima ye akayahaza, biraza gutuma atita no ku mugabo ngo buzize wa mugani w'abarundi ngo barangure amabanga y'abashakanye. Ibyo bitume ejo bundi umugabo nawe agira ate yiyaranje. Ku mugabo nawe wavumbuye ibanga ry'uko birimo agafaranga, akaba ari umutekinisiye kabuhariwe, ashobora gutekinika henshi akibagirwa umugore we. Ejo umugore numvise hari n'uvuga ariko Nevode ni Honorable wabivuze, atari ko se ubundi wa mugore we niba ubibona watangiye kubibona, ubundi utegetswe kugumana n'uwo muntu, niki cyatuma utagira gute utamureka hakiri kare? Ibyo ngewe ntago ariko mbishyigikiye, ariko nanone abantu bakwiye gutekereza kabiri mbere yo gufata umwanzuro. Cyambere ni ukwibuka yuko ari abashakanye. Kuba ari abashakanye yewe niyo baba batarabyarana, icyemezo cyatumye bashakana nicyo bagomba gusigasira kuruta utuntu
tudafashije. Tuzi ko hari n'abihangana Mm. pe bakihangana, kubera ko niba warashatse Mm. ugiye kubaka Mm. hari ibyo ugomba no kwihanganira, kubera yuko nta tegeko wasinyiye yuko uzabona byose ku gihe neza. Mm. Hari ibyo tutashobora no kuvugira hano kuri kamera kuko si byiza, Yego. ariko icyo kibazo kirahari Yego. kandi ntabwo cyagaragajwe kidahari. Mm. Turasoza kuri iyi ngingo Mhm. tugira inama abantu bubatse ingo, Mm. nunashurashura, kuko ntabwo ngiye mpagaze hano mbabwira ngo reka gushurashura, kuko kamere ntikurwa na reka. Mm. Umuntu areka ibyo ku kwiyemeza kwe. Yego. Nunashurashura Mm. ukora ibishoboka byose ntufatwe. Mm. Ntabwo mbigishije kububa, kuko n'ubundi niwe ububa nkwigishije, Mm. ariko kandi Yego. ntugakabye. Yego. Ujye wibuka yuko muri ibyo ukora Mm. ugomba kubanza cyangwa ukongeraho inshingano ugomba uwo mwashakanye. Mm. Ibyo nutabikora bizateza ibibazo byinshi birimo umwiryane, Mm. ndetse bishobora no kuviramo gusenya, kandi ntabwo ari byo. Yes, mbere yuko tuvanda kuri iyo ngingo nibajije, ese ikibazo ni abapfubura cyangwa n'abapfuburwa byose biragendana? Harya ubwo abapfuburwa Mm. ni iki turi bubabaze? Ari n'ikindi bagaragaje yuko abo bantu bubatse ingo abenshi ari nabo batera abana inda. Yego. Turavuga ati ariko ahangaha nibuka ko inbox tuganira twabigiye impaka. Nakubwiye nti igitekerezo cyanjye ndagitanga kuri kamera. Nge ntekereza yuko cyangwa se nifuza yuko mu ivugururwa ry'amategeko bareba uko bashyiraho igihano gikaze ku bantu bagaragaye ko bateye inda abana b'abakobwa. Abo bantu babateye inda baramutse bubatse, bo bakagira igihano kisumbuye cyihariye, nk'uko igihano ku muntu wasambanyije umwana utarageza imyaka y'ubukure adahanwa kimwe n'umuntu wafatiwe mu busambanyi bisanzwe ariko yasambanaga n'umuntu wujuje imyaka y'ubukure. Aba bantu bubatse bafatiwe mu harya nabyita ubushoreke cyangwa se mu guca inyuma abo bashakanye kugeza ubwo babifatirwamo, igihe bagejejwe mu butabera yewe na babandi batera inda abana batajuje imyaka y'ubukure, yewe n'uwabyaranye n'undi muntu bikamenyekana kandi yubatse, aramutse agejejwe mu butabera, ku bwanjye nasaba yuko igihano cyakomera kuruta uko kiri ubu ngubu. Ahari byagira icyo bigabanya, ariko indorerwamo irebera abo bantu batera inda abana bataruzuza imyaka, kubarebera ubwinshi bwabo, kubarebera mu bashakanye, mu bubatse, ibyo ntabwo ariko mbyemera. Ariko ninde urusha abasore b'iki gihe hanze aha ngaha gushurashura, kwirukanka pfumu? Abasore b'iki gihe ndabizi ko bikurakaza, kubera ko uravuga uti nimwe mwadusuzuguje, abakobwa bubahaga abahungu, none ubu biyubahira abafite iki akantu. Si ibyo ngibyo ahari ku basore, ndabizi ko ari cyo abasore bapfa. Ku gitekerezo cyawe sindimo. Hari abasore ngiye tujya tuganira, nahoze mbikubwira ko ntarimo, avuga ati mwa basaza mwe murashaka iki mu bakobwa, mwagiye mu bagore ko mwamaze gushinga ingo, mwagiye mu bagore bagenzi banyu. Hari uwambwiye atyo ati mwaretse abakobwa, ati ubundi niba mutari abasambanyi mushaka iki mu bakobwa, mwahariye abakobwa, ati nimwe mutuma tudashaka, kubera ati noneho natwe igisigaye natwe tuzajya tuza mu ngo zanyu. Ngira ngo ni nacyo cyatumye abahungu benshi bishora mu bupfubuzi. Ntabwo ari byo mvuze, ariko mbese hari aho usanga wagira ngo ni kimwe nuko wenda ntajya mu biganiro byinshi by'abasore, ariko mu by'ukuri usanga icyo kintu gikabije, haba ari ku ngo, ari ku basore. Ariko abasore rimwe na rimwe uranavuga uti se nibashurashura n'ubundi ni abasore bashurashura muri bagenzi babo, hamwe b'abasore murabimenya. Ariko umusore yarambajije ati heko se nk'ubwo nkamwe mwa basaza mwe muba mushaka iki ku bakobwa mwasanze abagore bagenzi banyu? Wowe urabivuga iki se aho ngaho? Kuki ari ngeri kukomeza kubisunikira? Nuko rero turimo kuganira. Ibyo bintu ntabwo nshaka kubivugaho. Uko tubivuze
sha bwakwira bugacya. impaka zabera kuri iyi kamera. Ndabizi ko mudushinja ngo ni twebwe ngo tubaca inyuma mwarashatse. Icyo ni ikibazo ufite ariko njye bitandukanye n'ibyanjye. Ukomeje guhunga kugihunga. Kuko genda no show gatoya ikibazo mfite si icya mwebwe ahubwo ikibazo mfite ni icy'abasore bajya kuyingayingana imyaka nabo baryamana nabo ubwo ndi kuvuga bafite 17 na 20 kubyumva ibihano bikangana n'umugabo w'imyaka 40. Urashaka ko muhanwa gute? Ibyo se oyas tubyihorera ako wikwifata iko no kwifata nyine wowe tanga igitekerezo ubu hano giye mpagarariye abantu bubatse wowe uhagarariye abasore giye banatanze icyifuzo yuko abubatse bafatiwe muri icyo cyaha bahanwa birenze bakagira igihano cyiyongera kirushobora kuremera igisanzwe. Igitekerezo navugaga bijyanye wenda kuko byari mu nama ni inama nshingamategeko ni mu nteko ishinga amategeko kandi bari bagarukaga kuri icyo kibazo gikunda no kugonga abasore iyo baryamanye n'abakobwa byita kuryamana no gusambana n'abakobwa haryamana bashakanye umwana imyaka y'ubukure ugasanga umukobwa abatarageza imyaka y'ubukure ntibasambana barabasambanya. Yego ugasanga umwana w'umukobwa afite imyaka 17 umwana w'umusore afite imyaka 20 cyangwa 19 abo bantu iyo barebye igihagararo n'ibitekerezo byabo ubu usanga biyingayingana ariko ugasanga umwana w'umusore akatiwe imyaka 25 ariko si yo ngiyo ko ari wasambanyije umwana uwo n'uwo ari wese ahubwo aho niho nashakaga nibyo navugaga ku musore ugasanga icyo gifungo ku mwana w'umusore ndetse hejuru y'umukobwa wanamushutse. Oya ntabwo mvuga ngo umusore yego kuko ndavuga ngo utarashaka byemewe n'amategeko kuko hari ababasambanya batari abasore ntuzize ko hari abagabo sore ugasanga umuntu ni umusaza ari umusore kuko ntiyigeze ashaka ariko ni igice cya micaca ugasanga uwubatse barategana imitego. Rero twe kuvuga ngo tubiharire abatarashaka ahubwo muri abo bose wakoze icyaha kugwa muri icyo cyaha cyo gusambanya umwana utaruzuza imyaka y'ubukure ukaba wowe ugifatiwemo utarashaka ntabwo giye ku bwanjye sinifuza ko igihano cyawe cyangana nk'icy'umuntu wakoze icyo cyaha yubatse. Uwubatse nibakanangire ahari twatuza kuko urumva buriya mbara yuko uwo muntu usambanyije umwana udakwije imyaka y'ubukure buriya igihe amategeko yarataraza hari ibintu tutari tuzi ariko noneho niba amategeko ahari ntabwo hariho itegeko rihana gusa ahubwo hariho n'insobanurampamvu y'uwo mwana utaruzuza ubukure ingaruka ashobora kugira. Ubwo rero izo ngaruka umwana ashobora kugira mu gihe kizaza aho iryo tegeko riziye uroye igisobanuro cy'impamvu yabyo yo guhana kurengera uwo mwana w'umukobwa utaruzuza imyaka y'ubukure harimo no kuba umuntu wamukoreye icyo cyaha yakabaye ari n'umwicanyi yakagiye mu rwego rw'abicanyi urabyumva rero cyangwa se umugizi wa nabi agafatwa nk'umugome. Hari ibyaha bihana amategeko ibyaha by'ubugome ubwo mbese bikaremera biremereye byagira icyo bigabanya kuri ba bantu bubatse hanyuma bagasigara barwana n'izo nsorosore dore zo ko zinatinya igifungo kandi kuko bakwiye kugitinya cyane. Umuntu ntarabyara hajya gukubita imyaka 20 cyangwa 20 kandi ubwo wenda afite 25 ubwo se uzashaka ufite 50 reka uzagera muri sosiyete umeze ute bizaba ari ikibazo ni ikibazo buriya ngo inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi iki kintu ntitutacyumva ndakurahiye imigozi nizatushobora ngira ngo si nta kindi tugana hano twishinga umunyenga w'ubuto bushyushye umubiri bukagira byazadukoraho. Ni byinshi n'amakuru ahari reka tunyarukire ku bijyanye wenda n'imyemerere tugana no ku musozo wenda n'ikiganiro turi kugira nabonye muri ADPR habaye amavugurura aha hantu reka tuhavuge ingingo 5 wenda minota 5
ikintu cya mbere nahavugaho ndashimira ADEPR, ubuyobozi bwa ADEPR navuga yuko bwatanze urugero ruremereye rufatika rwumvikana nubwo rwababaje benshi. ADEPR yagiraga indembo cyo bita paruwasi nyinshi zirenga 100 mu gihugu, 140 ngira ngo. Ubu basigaje 30 gusa. Mu nama yabaye ngira ngo ku itariki 13 uku kwezi kwa kabiri basigaje 30. Ubwo ni paruwase imwe muri buri karere. Mu myanzuro tutarabona neza biravuga ko indembo zishobora kuba ari 5 muri buri ntara. Babikoze batyo nubwo numvise hari ababinenga, byo babikoze mu rwego rwo kuvugurura imiyoborere, kugabanya insengero zidafite ubushobozi bagira ngo bazihuze zikomere. Mbese muri make nubwo batabivuze ariko n'ukugabanya akajagari cyangwa n'uguca akajagari k'insengero, akavuyo, iki ibintu byahindutse ibindi bigatakaza n'umwimerere w'idini ryari rifite. Ariko mu by'ukuri icyo dushimira ADEPR cya mbere ni ukureba kuri bakumva icyerekezo cy'igihugu, bakegereza abaturage ubuyobozi bufite ubushobozi, ubuyobozi bufite ubushobozi. Kuko umuntu ujya kuyobora urwo rwego ni umuntu wize, ntabwo ari wa muntu uzagahagarara ngo Imana irambwiye ngo hano hari abasambanyi. Ntabwo umuntu wize ubundi akwiye kujya muri ibyo. Ariko nibyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kwa Perezida Paul Kagame yavugaga, ugasanga abize abatarize bose barabifashe barabivanze, ukayoberwa uri umuntu muzima nindi. Ubu rero ibintu byajya gusobanuka. Benshi barize, benshi barumva ko bubikiwe imbehe, ariko bahawe igihe cyo kwiga, barabwiwe ibintu bimaze igihe. Ubwo rero ibisigaye abwirwa benshi akumva beneyo. Tuboneraho kubwira n'andi madini n'amatorero nk'uko bajya babivuga mu mahame yabo, n'amategeko niko babivuga ngo ni amadini n'amatorero. Namwe nimukore amavugurura, mureke ako kavuyo. Ntabwo ubwinshi bw'inyubako z'idini ari bwo bujyana abantu mu ijuru. Mujya mubwira abantu iryo juru uramutse rinabaho, icyajyanayo abantu ni umutima w'umuntu. Njye nabaye umukirisitu nubwo ntakiri umunyedini, nk'uko Bibiliya ibivuga ngo yewe mwana w'umuntu we, ngo icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Igitabo cya Mika ngira ngo umurongo wa 8 kera najyaga mbifata mu mutwe. Rero ibyo bintu byo gukora ibyo gukiranuka, ugakunda kubabarira, ukagendana n'Imana yawe wicisha bugufi, nta hantu bisaba urusengero pe. Ahubwo ijya muri Bibiliya iravuga ngo mwese ubundi mwanyubakira nzuki ko ntaba mu nzu zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu. Mu byakozwe n'intumwa. None se nyabo, niba irasi Bibiliya se kese ndi umukirisitu ariko ndayizi, hari byo nyiziho, hari ukuntu tuzajya tunayiganiraho. Niba ari uko bimeze ko Imana itaba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu, kuki arizo mwashyize imbere cyane kurusha imitima yanyu? Kubera iki aho ngaho? Nuko utari umukirisitu ngo nsubize. Rero dushimire ADEPR yatanze urugero rwiza ko yumvise icyo ubuyobozi buvuga. Mu gitabo cy'Abaroma haravuga ngo mwumvire ubuyobozi kuko nta buyobozi, ubwo njye nakongeraho ngo bwiza, budashyirwaho n'Imana. Ubuyobozi bubi ntabwo Imana yabushyira, nubwo nta buyobozi Imana ishyiraho. Ariko Bibiliya yabo iravuga ngo ubuyobozi bushyirwaho n'iki? N'Imana. Ariko ubuyobozi tuzi ko bushyirwaho n'abantu, nta bantu. Ariko bo mu myemerere yabo nuko ngaho ni mubikurikize nibura nabyo. Yego, gana ku musozo rero. Umusozo rero cyambere cyaro gushimira. Icya kabiri ni ubujyanama. Murabona abantu barababaye ngo leta yacu ngo ntabwo ngo bakunda gusenga. Ariko turabibutsa yuko hari igihe hano abantu basengaga ariko bakicwa, abandi bakica. Muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ndetse bamwe mu bakoze jenoside mwabonye harimo n'abakoraga jenoside bavuye mu misa, bavuye mu nsengero gusenga. Mwabonye abapasiteri bashinjwe, mwabonye ababishop, mwabonye abakaridinali benshi cyane. Ibi bintu rero
byo kwitwaza idini abantu bakirengagiza gahunda za leta zibafitiye umumaro w'ako kanya. Twabonye abantu insengero nyinshi zigisha abantu yuko mitiweli ari ikimenyetso cy'inyamaswa, yuko badakwiye kuyitanga. Twabonye abantu babuza abantu gufata irangamuntu, tuzi akamaro k'indangamuntu. Umuturage udafite ibyangombwa aba ari inzererezi, nta hantu abazwi mu gihugu. Ibyo byose ni imyemerere y'idini tudakwiriye guha agahenge. Inama rero natanga, nibumvire icyo leta y'u Rwanda ivuga, hanyuma barebe yuko ibintu bitagenda neza ku murongo. Urugero nari mbahaye ni ADEPR, ndayishimiye ko yabitangiye, ariko ndagira inama n'andi madini yuko nayo yakurikiza uwo murongo. Hanyuma ibijyanye no gusenga mu mutima wawe rwose, niyo wakoresha umutima wawe nta kibazo, wasenga iyo Mana niba ikumvika kumva. Tubashimire, ikiganiro nakagaruka kuri Maji Maji Official, kandi tuzajya duhorana umunsi ku munsi nk'ibisanzwe. Murakoze cyane.